Nous nous étions préparés à l'éventualité que Goma soit attaqué. Mais je tiens à réaffirmer que ce M23 n'est pas le même que celui de 2012. Le qualifier simplement de groupe armé ou de groupe rebelle ne rend pas compte du niveau d'équipement et d'organisation qu'il a atteint. twari twiteguye ko Goma ishobora kugabwaho igitero ariko ndashaka kongera gushimangira ko iyi M23 atari ya yindi ya 2012 kuyita gusa umutwe witwaje intwaro cyangwa inyeshyamba ntibigaragaza urwego rw'ibikoresho n'imitegurire umaze kugeraho, kandi nk'uko twese tubizi ushyigikiwe n'ibihugu bituranye, kandi ibi byagaragajwe kenshi muri raporo zitandukanye. Bityo rero si urugamba rwo kurwanya inyeshyamba gusa, ahubwo byari nk'intambara imeze nk'ihangana hagati y'ingabo zisanzwe z'ibihugu bibiri. Ingano y'imirwano ntiyari yarigeze ibaho mbere. Twari mu mwanya mubi wo gukoresha ikoranabuhanga ryacu kubera ko ibimenyetso bya GPS byari birimo kubangamirwa cyane mu gihe cy'urugamba, kandi byongeye ibyo biracyakomeje no kugeza uyu munsi, bituma tudashobora gukoresha kajugujugu zacu na drones zacu. Ntabwo twashoboye gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga twari dufite, kandi igitero cyari gikomeye cyane. Nanone nabonye hafi ikibuga cy'indege imirwano ikaze cyane, kandi si nkaho M23 yinjiye gusa igahita ifata ubutegetsi nk'uko byagenze muri 2012. Hari urugamba rukaze cyane. Nabonye ingabo za leta zirwana cyane ku kibuga cy'indege kandi zigahomba bikomeye. Ibi bituma dutekereza ku masomo twakuramo. Icyambere, habayeho kwirengagiza kenshi imyanzuro yafashwe n'inama y'umutekano ya Loni n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse na SADC. Twavuga bake muri bo, bose bagerageje gukumira ko intambara yakomeza kwiyongera. Inama y'umutekano yafashe umwanzuro wa 2773 inyuma y'ifatwa rya Goma, ariko ibyo ntibyabujije ko intambara yakomeje kwaguka igera ni Bukavu nayo yaje gufatwa, nubwo bitabaye nyuma y'urugamba rukaze nk'urwabaye i Goma. Kandi nanone isinywa rya nyuma ry'amasezerano ya Washington ntiryabujijwe ifatwa rya Uvira. Icya kabiri, inzira iyo ari yo yose y'amahoro itubakiye ku burenganzira bwa muntu no kurinda abasivile ibidafite imbaraga kuva ku ntangiriro. Kurinda uburenganzira bwa muntu bigomba gufatwa nk'ikimenyetso cyo kurinda icyizere, hatitawe nibura ku mpamvu muzi z'iyi ntambara, kandi hakageragezwa gukemura amakimbirane ku rugamba. Iyi ntambara izakomeza, kandi birumvikana ko ari ngombwa cyane gukumira iyi ntambara. Bityo rero gushyira imbere ubuhuza n'amasezerano yumvikanyweho ni ingenzi cyane. Igisubizo cy'ibibazo byo mu burasirazuba bw'igihugu ntikiri mu ntambara nshya cyangwa ku rugamba. La primauté de la médiation et des accords négociés est donc absolument centrale. La solution à la situation dans l'est du pays ne réside pas dans une nouvelle guerre ni sur le champ de bataille. Bidasubirwaho rero, MONUSCO yongeye gutangaza ko M23 ari igisirikare cyubatse gifite intwaro zo ku rwego rwo hejuru. M23 rero ari igisirikare kigezweho nk'uko abitangaje ni MONUSCO rero ibinyujije kuri Madame Viviane Van de Per, umuyobozi wungirije w'intumwa idasanzwe y'umunyabanga mukuru wa Loni ushinzwe kurinda abasivile n'ibikorwa bya gisirikare, ari nawe uyoboye by'agateganyo. Yashimangiye ko M23 atari ya yindi yo muri 2012 ngo bashoboraga kwita gusa umutwe witwaje intwaro cyangwa inyeshyamba, bitewe n'urwego rw'ibikoresho n'imitegurire umaze kugeraho. Yabitangaje kuri RFI Afrique abajijwe ibyo yabonye mu ifatwa rya Goma na M23 umwaka umwe nyuma y'ibyabaye. Yagize ati, kandi nk'uko twese tubizi ifite inkunga iva mu bihugu bituranye, kandi ibi byagaragajwe kenshi muri raporo zitandukanye agaragaza u Rwanda na Uganda atigeze avuga mu mazina. Yakomeje agira ati, bityo si urugamba rwo kurwanya umutwe w'inyeshyamba gusa, ahubwo byari nk'intambara imeze nk'ihangana hagati y'ingabo zisanzwe z'ibihugu bibiri. Ashimangira ko ubukana bw'imirwano bwari butarigeze bubaho mbere. Yongeyeho ati, twari mu mwanya mubi wo gukoresha ikoranabuhanga ryacu kubera kubangamirwa bikomeye ku bikoresho bya GPS
mu gihe cy'urugamba, kandi byongeye ibyo biracyakomeje kugeza na n'ubu, bituma tudashobora gukoresha kajugujugu na drones zacu. Ntabwo twashoboye gukoresha ibikoresho by'ikorana buhanga. Kugira ngo rero muramwiyumvira, akaba ari Madame Viviane Van de Pere avuga ko ikibazo kigomba gukemurwa gihereye ku mpamvu muzi, aho kugerageza gukemura aya makimbirane ushingiye ku rugamba. Iyi ntambara izakomeza kandi itazigera ipfa kurangira. Reka dukomeze n'ikiganiro n'ubundi cyaciye n'ubundi kuri LFI, aho umunyamakuru wa LFI yaganiraga n'umwe mu basesenguzi witwa Zobel Beyalal, niba ndivuze neza, aho baganiye n'ubundi ku bijyanye na nyuma y'ibyabaye ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, no kugereranya M23 y'ubu na M23 n'ubundi ya 2012 bigaragaza uburyo M23 amahanga akomeje kubona ko ari igisirikare cyiyubase kandi gikomeye kidashobora gutsindwa nk'uko byagenze muri 2012, ahubwo agomba kwicara ku meza y'ibiganiro, mu gihe Tshisekedi Tshilombo we abona ko urugamba ruzakemurwa n'intambara. Bonjour Zobel Beyalal. Bonjour. Il y a un an, lors de la chute de Goma, beaucoup d'analystes affirmaient que le M23 n'avait pas les moyens de gouverner la ville. Un an plus tard, est-ce qu'on s'était trompé? Oui, évidemment, on s'était trompé il y a un an, parce qu'aujourd'hui, le mouvement non seulement contrôle la ville, mais il est... Utse cyane rero yamusuhuje arangije aravuga ati, umunyamakuru aramubaza ati, hashize umwaka umwe Goma ubwo yafatwaga, abasesenguzi benshi bavugaga ko M23 itari ifite ubushobozi bwo kuba yayobora uwo mujyi, none nyuma y'umwaka umwe twari twibeshye. Uwo Jobert ati, yego biragaragara ko twari twibeshye umwaka ushize, kuko ubu uyu mutwe utagenzura umujyi gusa, ahubwo wanaguye ububasha bwawo no ku tundi turere, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru ati, mu buryo bugaragara ni gute ugenzura umujyi? Uyu Zobert ati, M23 ikomeje gushyigirwa cyane n'u Rwanda, yashyizeho ubuyobozi bwayo bwihariye busimbura ubwa leta, ishyiraho ba guverineri mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Epfo, ndetse n'abayobozi b'uturere. Yashyizeho kandi uburyo bwo gusoresha bunoze, gusoresha abaturage bose n'abakora ibikorwa by'ubucuruzi ku bikorwa byose by'ubukungu muri izo ntara. M23 igenzura kandi ahantu h'ingenzi hacukurirwa amabuye y'agaciro, ari isoko rikomeye ry'umutungo wayo. Ikindi cy'ingenzi ni uko igenzura imipaka itanu y'ingenzi, cyane cyane ihuza u Rwanda nayo ndetse na Uganda. Umunyamakuru ati, M23 itera inkunga ite kugira ngo ibashe gukoresha ubwo buyobozi bwayo bwihariye? Ese ahanini biva ku misoro no ku mutungo kamere w'amabuye y'agaciro igenzura? Uyu umusesenguzi ati, twabonye urutonde rw'imisoro rwatunganijwe neza n'uyu mutwe bakusanyije, hakaba harimo imisoro ku bashyingiranwa, ku kwimura umurambo, ku kwambuka umupaka no ku bucukuzi bw'ahacukurwa amabuye y'agaciro. Ibyo rero bifata hafi ibikorwa byose by'ubukungu n'imibereho by'uturere igenzura, kandi bikinjiriza amafaranga menshi cyane cyane uyu mutwe. Ikindi kandi iyi M23 ntikoresha amafaranga menshi ku basirikare bayo. Amakuru dufite avaho ibintu bibera agaragaza ko abasirikare benshi bahembwa make cyane, bahabwa gusa amafaranga make ya buri munsi yo kubafasha mu biribwa. Bityo rero umutwaro uremereye ushyirwa ku baturage ubwabo, kandi amafaranga menshi akusanywa na M23 ajya mu mifuka y'abayobozi bayo ba politiki n'abasirikare bakuru. Umunyamakuru ati, mbere y'uko ubwo bifatwa, M23 yari isanzwe igenzura ahantu h'ingenzi hacukurirwa amabuye y'agaciro. Mbere byari bimeze gutyo, urugero ni nko muri Rubaya. None ni iki cyahindutse mu mwaka umwe ushize? Ese bafashe n'ahandi hantu h'ingenzi hacukurirwa amabuye y'agaciro? Uyu Zobert ati, kuva Goma yafatwa, M23 yaguha ububasha bwayo ku bindi birombe, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Epfo. Harimo ibirombe bya zahabu n'ibyitwa wolfram, bikaba ari amasoko akomeye yinjiriza uyu mutwe amafaranga. Ni amasoko akomeye yinjiriza uyu mutwe aya mafaranga,
yanakomeje kugenzura inzira zoherezwa hanze amabuye ya coltan acukurwa i Rubaya ajyanwa mu Rwanda, bityo ayo mafaranga yose yinjira mu kigega cy'uyu mutwe, ariko inyungu nini ikajya ku bayobozi ba politike, abayobozi ba gisirikare ndetse no ku bihugu bishyigikira M23. Umunyamakuru ati ni ibihe bihugu byungukira muri uwo mutungo? Zobel ati ubu dufite amakuru n'ibimenyetso bihagije byemeza inkunga ikomeye u Rwanda ruha M23, kandi tuzi ko iyo nkunga izaniye u Rwanda amafaranga menshi. Imibare y'u Rwanda y'ibyoherezwa hanze bya coltan hagati ya Mutarama na Kamena 2025 yikubye inshuro 3 ugereranije n'igihe nk'icyo muri 2024. Nyamara abahanga bose bavuga ko u Rwanda rudafite ubushobozi bwo gucukura coltan ingana kuri urwo rwego rwo kohereza hanze nk'uko bigaragara muri izo raporo, kandi tuzi ko hari n'ibindi bihugu byungukira mu buryo butaziguye ku kuba M23 iri aho, harimo cyane cyane ubuhahirane n'ubukungu hagati ya M23, Kongo n'u Rwanda na Uganda. Hari kandi ibihugu biri kure gato nka Kenya na Tanzania. Dufata urugero rw'ubucukuzi bwa lisansi. Uyu munsi Goma lisansi igenzurwa n'abantu ba hafi ya General Makenga, umuyobozi wa gisirikare wa M23. Abo bantu bafite ububasha bwihariye ku kwinjiza lisansi ituruka mu bihugu nka Kenya. Ibyo bituma imiyoboro y'ubucuruzi mu buryo buziguye cyangwa butaziguye ifasha gutera inkunga uyu mutwe, kandi nayo ikungukira muri ubu bukungu butemewe n'amategeko nk'uko Loni ibivuga, no gushaka abasirikare ku gahato bikaba byariyongereye mu bice bigenzurwa na M23. Umunyamakuru ati ibyo ni bumwe mu buryo bwo kwigarurira no kugenzura ibice by'igihugu. Abo binjizwa mu gisirikare ni bande? Ese bafite akahe gaciro mu bya gisirikare? Ati biragoye kuvuga neza uyu munsi ingufu za M23 ifite, uretse inkunga ikomeye ya gisirikare ihabwa n'u Rwanda, ariko uko biri kose uyu mutwe utangaza imibare minini y'abinjizwa mu gisirikare. Tuzi ko abinjira muri M23 rimwe na rimwe babiterwa no kurambirwa cyangwa bashaka amahirwe y'ubukungu. Twabonye ubuhamya bw'abasirikare ubu bari muri M23 batubwira ko bayinjiyemo bizeye kubona akazi, intambara nk'inzira yo kuzamuka mu mibereho. Tuzi kandi ko bamwe mu bahoze mu ngabo za FARDC bayinjiyemo ku gahato, bityo ubu dufite umutwe ufite rwose imbaraga za gisirikare zikomeye, ariko inzira zikoreshwa mu kwinjiza abasirikare si nziza buri gihe. Umunyamakuru ati mu mwaka umwe ushize ibikorwa bya diplomasi byariyongereye, ariko bigaragara nkaho bidafite ingaruka zifatika ku rugamba. Utekereza ko biterwa n'iki? Zobel ati habayeho imbaraga zifatika mu bya diplomasi kandi zirashimishije. Ibihano bya Loni byarakomeje, hari n'ibindi bihano bishya byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe washyizeho umuhuza wihariye, Perezida wa Togo. Hari kandi n'ingamba zafashwe na Amerika na Qatar, ariko ku rugamba M23 iracyari ku isonga, iracyari ingoma. Ibi binyibutsa iby'umunyamabanga mukuru wa Loni yavuze kuri radio yanyu mu myaka ishize, igihe yavugaga ko M23 ari ingabo zigezweho zifite ibikoresho bihambaye. Aya magambo afite uburemere bwihariye uyu munsi, kuko izo ngabo zagaragaje ko zigezweho, ziteye imbere kandi zikomeye, zashoboye guha isomo ribabaza Loni. FARDC nabo bafatanyije kandi kugeza ubu ziracyagenzura igice kinini cy'ubutaka, kikinjiriza amafaranga abayobozi bazo, umutwe ubwawo n'ibihugu bituranye. Umunyamakuru ati n'izihe mbogamizi ziri mu nzira z'amahoro ziriho ubu? Hashize umwaka wanditse ko inzira zose zageragejwe kugarura amahoro muri aka karere zisimbuka ikibazo nyamukuru, ubukungu bw'intambara no kwigarura umutungo kamere. Ese biracyari uko nuko bimeze? Zobel ati reka tubyumve neza, ntitwigeze tuvuga ko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa ikibazo cya M23 ifite impamvu nyamukuru ishingiye ku mutungo kamere gusa. Icyo tubona uyu munsi
iyo turebye ibikorwa by'abafatanyabikorwa batandukanye nuko hari ikintu kimwe gishyigikira uyu mutwe, hari ikintu kimwe gishyigikira iyi ntambara kandi kikaba ari nk'amavuta ayitwika. Ni ukuvuga ngo ni nko gusuka amavuta muri iyi ntambara n'ubucukuzi n'ikoreshwa ry'umutungo kamere, bityo icyuho gikomeye mu nzira nyinshi z'amahoro nuko zitita bihagije kuri gice, nyamara aricyo cyakoreshwa nk'igitutu ku mpande zitandukanye kugira ngo zicare ku meza y'ibiganiro. Ariko inzira ya Washington n'amasezerano y'ingenzi yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwaka ushize byo bivuga ko bishyira imbere iki gice cy'ubukungu n'imitegurire y'ubukungu ku rwego rw'akarere. Nubwo twishimira ko abanyamerika bazanye iki gitekerezo ku meza y'ibiganiro, turacyafite gushidikanya ku ngamba zifatika zizakemura ikibazo mu mizi yacyo, ahubwo hari impungenge ko iyi nzira ishobora kuzaba igihembo ku byifuzo byo kwagura ububasha kwa bamwe cyangwa ikaba isoko ryo gukomeza gukungahaza imiyoboro y'ubujura igezweho. Bityo rero hagomba kubanza gushyirwaho uburyo butuma abo bantu batongera kugera kuri uwo mutungo kamera, kandi nk'uko nabivuze iki ni cyo cyuho gikomeye muri izi gahunda z'amahoro. Umunyamakuru ati ni ukuvuga M23 ati yego M23 ibihugu bituranye nk'u Rwanda, ariko tugomba no kwemera ko muri ubu bucuruzi butemewe bw'umutungo kamere imiyoboro y'abanyabyaha iboneka no mu bayobozi ba politiki n'umutekano mu bihugu byose harimo na Kongo. Nta kintu gifatika kiduha icyizere ko abo bayobozi ba politiki, ab'umutekano n'abukungu muri Kongo, mu Rwanda no mu bindi bihugu bazakomeza gukurura imigozi inyuma y'amarido igihe ayo masezerano azaba atangiye gushyirwa mu bikorwa. Uyu munyamakuru ati twabonye ariko ko igitutu cyane cyane cyashyizweho na Amerika cyatumye M23 iva muri Uvira. Kuki ibyo bidashoboka no kuri Goma? Zobera ati ibyabereye Uvira byerekana ko ibihugu bishyize igitutu gikomeye ku mpande z'Rwanda bishoboka kugera ku musaruro ufatika, ariko ikibazo ni impamvu icyo gitutu kidashyirwa ku Rwanda mu buryo bukomeye kandi bunoze kugira ngo irekure Goma, cyane cyane hakoreshejwe igitutu cy'ubukungu, kuko uyu munsi amagambo gusa ntahagije. Hagomba gukoreshwa ibikoresho dufite byo gushyiraho igitutu, cyane cyane igitutu cy'ubukungu, kuko nk'uko twabivuze iki gice cy'ubukungu aricyo gishyiraho imiterere n'impamvu zituma abakinnyi batandukanye bakomeza iyi ntambara. Umunyamakuru ati ni ikihe gitutu cy'ubukungu Washington yashyira kuri Kigali mu buryo bugaragara? Bati uyu Zobera ati uyu munsi tuzi ko ibihano abanyamerika n'abanyaburayi bafatiye bamwe mu bayobozi ba politike n'abukungu mu Rwanda, urugero byafashije gutegura inzira y'ibiganiro bya Doha, bityo uwo murongo ugomba gukomeza. Uyu munyamakuru wa LFI ati vuba aha Angola isa niyari yaravuye mu nzira y'ibiganiro, yongeye gutangiza ibiganiro kandi isaba ko haba ibiganiro by'abanyagihugu ku rwego rw'igihugu. Ese igitekerezo gishya cyangwa gitanga icyizere kuri wowe? Zobera ati igitekerezo cyangwa gishobora kuba intambwe nziza, kuko niba ikibazo cya M23 kiri mu murongo w'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bihuza ibihugu géocriminel, aho ibihugu bikoresha ubuhuza bw'ibyaha byambukiranya imipaka ku nyungu z'ubukungu n'imari, tugomba no kwemera ko iki kibazo gikura imbaraga mu ntege nke z'imbere mu gihugu zikomeye cyane, kandi abanyekongo ubwabo aribo bafite ubushobozi n'inshingano zo kuzagikemura. Bityo ibiganiro by'abanyekongo hagati yabo biganira ku isaranganya ry'umutungo w'igihugu, ku miterere ya leta, ku buryo bwo kubaka ubumwe bw'igihugu no kurwanya kudahana ibyaha, mbona ari igitekerezo cyiza kandi gikenewe. Umunyamakuru nyine yahise amushimira ati murakoze Zobera Alal, nawe aramushimira.